Hello guys, akunze Mwami TV. Murabona ko none ahangaha mpagaze jewe nihagarariye ahangaha ngewe n'ikirenge cyanjye mpagaze. Aha ubu ngubu hari umugabo uhafitiye amateka urutare mpagazeho. No rutere rwa Kamegeri. Kamegeri rero, Kamegeri yarazi gutanga ibihano. Bamubwiye ngo atange igihano, aravuga ati bacanire urutare rumara gutukura bazane umuntu wari wakoshereje umwami ajyaniko yitwaga Gisanura. Nuko hanyuma barangije baraza muterekaho ahita finina. Ngaho rero havuye ngo umugani ngo umwami ntiyica yica rubanda. Nakunze ba Mwami TV. Murabona mba ntabatembereye ntabagereye ku rutare rwa Kamegeri. Dore rwose n'urutare rwa Kamegeri bararucaniye, umaze kurucanira ruratukura. Umaze gutukura Kamegeri baramufata amuterekaho. Ubwo rero ntabwo uwo muntu yari yakoze iki? Umuntu yari yakoze iki? Kamegeri yari yavuze ngo bamuzane umutereka kuri urutare. Ubwo rero ahantu nyamara harimo n'isomo rikomeye. Guhita ufata ubona ukahita uvuga ngo bamuhanishe igihano cya hatari. Ubwo rero umva ahantu hashobora kuba ari naho hatangiye, ariko nibyo niho hatangiriye ibintu by'imanza ngo hahita yitwa imutaka. Ndaje mbakurikiranire mbashakire amateka ya nyayo aryoshye uko akurikirana n'ukuntu byari bimeze. Noneho n'uwo muntu n'ikintu yari yakosheshe ndaza kugishakisha babyire uwo muntu ikintu yari yahemukiyeho umwami. Bakunze ba Mwami TV rero murabona ko aha twari turi ku mateka rwose. Urabona ko nicaye ku mateka y'urutare rwa Kamegeri. Ubwo rero niba wankunze ko nagutembere ku rutare rwa Kamegeri, kora like, share na comment ndetse na subscribe. Komeze kubana na Mwami TV. Ziriya miliyoni abandi bantu bahembwa nanjye ndazikeneye, ariko hari n'akandi kabanga kaje. Amafaranga ya P-coin, amafaranga y'amapi ngo ari kubuza ubu ngo bazatangira kuyajya ku itariki 20 ngo z'ukwezi kwa kabiri. Iyo nkuru wari ugizira ya P kandi sha mfite P 650 nzahita ngurarangira upfa none ubwo ngubu. Duhiga amafaranga kuko amafaranga araryoha kandi amafaranga ameze neza. Kameraman nzakugurira tango tugera muri rangiro eke 299. Ubwo bwoko bw'imodoka urabuze. Ubwo urumva nakantu kari kanyuzemo, ariko sa amateka no navuga yahaga ahubwo nuko ibyishimo numva byatangiye kunsaga ko ngiye kujya njya gukora inkuru, ngiye kujya gukina na filimi. Noneho nkajya nsimbuka nkahita mba nkarambo, nkahita nikata nkahita mvuga ati cyo abantu bose bakahita bavuga ati noneho Rambo yatuvukiye. Ariko muri kubona ntasekeje ubundi mwanga ko subscribe, mwanga gukora like, share na comment ngo nuko ngo turi abantu ngo dusabirize. Ubu nta mu YouTubers n'ungu utajya usabiriza. Uzarebe nabari abantu bose bagezeyo, iyo agiye gutangira ikiganiro aravuga ngo mukore like, share biza n'icyuya mukore like ngo nashe ngo nimba ukiza ngo nibibuke gukana ku akazogera se kajya he. Ngewe rero ubwo ngubwo yeba najya mubona ko nta kuntu mba ntagize mba nanavunitse mana. Bya bino ko bya uploadinga na internet ibintu kugenda ujya kuri te uratega ibintu byose bikagira gute n'imvune byahata. Ubwo rero kuri kirubane nanjye komeze nkwereke n'ibindi bintu byinshi biri kuri ahantu mu busitani bumeze neza, byose bimeze neza cyane. Hari n'ibiti byiza byinshi bitandukanye bimeze neza. Ubwo rero wowe wagiye umuntu bwo kumenya iki giti ngo muri abantu ngo bagize gutenga bamwapinze. Iki giti uzi cyitwa ngo iki? Kirebe niba ukizi andika muri comment. Abwira atacitiranya n'umuvumo. Ntago babona umuvumo umeze gutya. Igiti cyitwa ngo iki? Nimba ne kubagera aya noneho nayo. Iki giti cyo cyitwa n'ubusitani nyine ndikwereka burimo hano kuri urutare rwa Kamegeri. Aha harimo n'ubusitani bumeze neza kuko ahantu habaye ahantu ho gusura no gutemberera hemewe neza. Uraza ugatembera kwiyandikisha ugasura undi hanyuma kurikira
ahantu rero no ku ntabwo batakizi iri ni ipera riri muri ubusitani naryo rimeze neza iminsi mikeya ubusitani urumva ubusitani babugira imbuto zigize guteza gutanga akayaga keza imbuto zo kurya buri kintu komeze Mwami TV ubundi komeze kubana Mwami aka kantu murakaza aka kantu bagashyiraga mu bwatsi iyo babuzaga abantu ngo ntibakajye baragira muri ubu bwatsi bari kubakoma kuragira mu bwatsi ubwo rero murabona agasemura karimo kaza baramo kaza bakazwe n'abantu baragiye kabera bakabereka uvuze ngo ahantu yagize gute abyita gukoma yabyita gukoma noneho ibi byo murabizi ni ibirabyo byiza cyane birimo muri ubusitani komeza mubane mwamiki ubundi ibintu byose nazagaruka urabona ko cyaje kigomba kigenda kigaruka kimeze neza aha hantu murabona ko ari heza koko murabona hataryoheye amazi muri no gutembera aha ngaha kera ahantu habaga hameze gutya kera hapfaga imegeri n'ibyobo n'ibiki byose mukomeze noneho ndereke n'ibindi bintu byiza byinshi bitandukanye ahantu n'abaturage ibora se murayizi ibora ni indi uyizi iba wita kamera wawe wita iki wowe wita umugina nawe imiswa uyu ni umugina w'imiswa urabona ko hano hantu hari amateka ahantu hari amateka ya hatari ameze ibintu byose bigize gute byahindutse kamera babereke na ziranda byo zose bereke wongere kubitena hari hakurya hose abantu bereke bajye bagenda bavuga bati barebe ngo nta kintu ngo tuba twabahaye nta kintu ngo tuba twabahaye kuko urabona ko abanga se agakeri kaganze rero urabona kabiri kwa ntabwo kaba koroshye agakeri karasigiye bakomeza babwabiti ibi video twaraye kakiriza ngaho kuko ibi ntabwo biba byoroshye umuntu wumvaga bateye igikeri cy'impake igikeri cy'impake kuri uyu mugina ubwo wasanga ari inzu yacyo ariho kibera ngo nyine kandi nacyo kiri ko bwateye bitebye ariko umenye ukuntu nzi gukubita akadiho n'insimbutse ubwo rero niba ukigera kuri Mwami TV kora like share na comment ikomeze kubana kuko ibintu byose ni waba hano niba ukeneye kuruhuka umeze neza sura Mwami TV.